uyu n'umunsi mwiza w'ibyishimo byanyu abari hano mwese tubashimire uyu n'umunsi mwiza Mungu iko Jean Paul itegereze Rebeka n'umukobwa mwiza cyane udafite inenge uzirinde icyamubabaza cyangwa ngamutenguhe urugo rwanyu Imana izarurebe Rebeka nawe itegereze Mungu iko Jean Paul n'umusore mwiza cyane udafite inenge n'umufasha Imana yakwihereye uyu Mungu iko Jean Paul mureba yabenza abakobwa benshi cyane ahitamo wowe Rebeka urugo rwanyu ndasaba bari hano bose tubasabire urugo ruhire muzabyare hungu nakobwa ndetse muhe Imana yabahuje niyizi byanyu naho umwana w'umuntu uzigira nyirandabizi mu rukundo rwanyu azisanga mu ruzi murakoze cyane nanjye Mungu iko Jean Paul uyu niyo mpano nifuje kuguhereza akongera amashyi menshi umusani rwose hanyuma unyemere ati hari n'indi mpano ipfunyitse neza.